Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wabasha gufata application usanzwe ukoresha hanyuma ukayisetinga igihe uzajya uyimaraho. Wenda tuvuge urugero, ushobora kuba ukoresha WhatsApp cyangwa se Instagram cyangwa se Twitter cyangwa se TikTok, ariko ugasanga uyimaraho umwanya munini cyane. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo wabasha kuyisetinga hanyuma iyo application ukabasha kuyimaraho wenda urugero nk'iminota 30 cyangwa se iminota 20 cyangwa se iminota 5, kandi ibyo bintu bikajya biba buri munsi. Uyu munsi rero nicyo kintu tugiye kurebera hamwe. Nta kindi uzakora mbere yo kugira ngo dutangire, kanda subscribe, ukande like, hanyuma tujye tubana no mu zindi video zigiye zitandukanye. Nta kindi uzakora, uzaza hano muri setting yawe, muri setting ya telefone yawe, hanyuma nurangiza uze urebe hano handitse apps. Uzaza urebe hano handitse apps, nurangiza uhakande. Uzareba muri setting yawe, nta muntu utagira apps. Hari n'igihe uzasanga handitseho apps n'ibindi bigambo, gusa icy'ingenzi nuko uzaza hano harimo ama application. Noneho numara kugera hano muri apps, uzaza urebe application. Tuvuge urugero, wenda urugero reka turebe nka Instagram. Reka turebe Instagram, niyo ngiye kuberekeraho urugero. Dore ngiye Instagram. Uzaza urebe Instagram cyangwa se indi application iyo ari yo yose, nurangiza uyikandeho. Numara kuyikandaho izafunguka gutyo. Noneho uzaza urebe hano handitse screen time. Hano kanze mpakwereke neza ahangaha. Uzaza urebe hano handitse screen time, naho uhakande. Numara kuhakanda urabona hano hambere handitse 0. Aha ni umwanya uba umaze kuri application cyangwa se umwanya wakoresheje iyo application. Hariya niba wayikoresheje iminota 30 biziyandika, niba wayikoresheje umunota umwe biziyandika. Noneho hano handitse notification, hano handitseho kabiri notification, uvuga ngo ni notification uba wakiriye kuri ya application yawe. Wenda ngiye ni notification ebyiri nakiriye hano kuri Instagram. Noneho hano handitse app time. Hano app time, hano ni ugusetinga noneho igihe uzajya ugirute, igihe uzajya umara uri kuri iyi application. Kano kantu mukumve neza cyane. Ahangaha set time ni ugusetinga igihe uzajya umara kuri iyi application. Ni kuvuga ngo icyo gihe nikizajya kirangira uri kuri iyo application izagira ihita yifunga. Kano kantu mukumve neza cyane. Noneho hano hambere habanza, hano ni isaha. Tuvuge urugero urashobora kuyisetinga kuzajya umaraho isaha yuzuye cyangwa se amasaha 2. Hano inyuma noneho ni iminota. Wenda tuvuge urugero amasaha 2 n'iminota wenda 30 cyangwa se n'iminota 2 cyangwa n'iminota 20. Noneho urashobora no kuyisetinga ku buryo washobora kuyimara iminota 10 cyangwa iminota 20. Yarangira iyo minota 20 ku munsi, application igahita yifunga. Urabona ko ngiye hano nyisetinze ku masaha 2 n'iminota 2. Urabibona hano, uri kubibona neza cyane. Hano nyisetinze ku masaha 2 n'iminota 2. Urabibona? Hano ni ukuvuga ngo hano aya masaha 2 narangira ndi kuyikoresha, icyo gihe application irahita yibloka, irahita yifunga ku buryo ki ntabasha kuyikoraho ikindi kintu. Noneho urabona hano ushobora no gusetinga iminsi. Tuvugenda Monday, ni kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu kugera ku cyumweru. Hano ushobora gusetinga iminsi. Hano ukanzeho ubukuyeho uwo munsi, uvuze ngo uyu munsi ntibizajye biba cyangwa se bijye biba gutyo. Hano ahangaha rero urasetinga ugashyiraho umunsi ushaka ko bizajya biraba cyangwa se ntiwirirwe ubishyira. Noneho urabona hano imbere tubanjeho 0, inyuma dushyizeho 1, 0 na 1. Urabona ko hano ni iminota. Noneho urabona ko hari tuyisetinze ku munota. Noneho reka nze mbibereke neza. Urabona ko application yacu ya Instagram tuyisetinze ngo nimara umunota turi kuyicatiraho ize guhita yibloka. Noneho reka tujye dore ngiye application yacu ya Instagram. Urabona hano nta kibazo ifite. Noneho reka tuyikandeho.
reka tuyinjiremo, urayibona tuyinjiyemo. Oke, noneho hano turi kuyikoresha, urabona ko wa munota uhise urangira, wa munota ukirangira application bahise bambwira ngo goodbye for today, ruvuga ngo barambwiye ngo urabeho uyu munsi, ruvuga ngo uyu munsi nyine ntabwo twemerewe kongera kuyikoresha. Urabibona, urabona n'uburyo ihise ihinduka umukara. Hano ntabwo twakongera kuyikoresha igihe umunsi utari warangira. Ni ukuvuga ngo ku munsi hari twayisetinze yuko tuzatuyikoresha umunota umwe gusa. Urabona ko ihise yifunga, urabibona ihise yifunga. Bino bintu ni byiza cyane bitewe n'uko hari nk'umuntu uba usanga yarakoronijwe n'imbuga, ariko ibi bintu iyo wabisetinze hanyuma waba uri gucata ugasanga ihise yifunga kuriya, nyine ni ukuvuga ngo ibikwibukije ko wacase umwanya munini. Tuvuge niba warayihari iminota 20 cyangwa 30, urumva byaba ari ibintu byiza cyane kuri wowe mu gukoresha imbuga. Na TikTok nayo ushobora kubikora nka kuriya mwa buriya buryo. Oke, noneho reka nze tuze nanone muri app, katuze muri app, noneho reka tuze tubikuremo, katurebe Instagram, dore ngiye, kanoneho tuze tubikuremo. N'ubundi ni hahandi tunyura. Oke, noneho urabona hano dushyize kuri 000 tukemeza, hano n'ubundi ni ukuvuga ngo icyo gihe byaba bikirimo, ariko dushyize hariya ku masaha 23 hano inyuma tugashyiraho 0, icyo gihe nyine twajya tuyikoresha amasaha 23 yose turi kuyikoresha. Ariko nidushyiramo 00 hariya ntabwo turaba twemerewe kuyikoresha. Nidushyiramo iminota 30 hano twemerewe kuyikoresha iminota 30. Nizere ko kano kantu muri kukumva neza cyane. Guys, munambabarire dore nari maze iminsi ntabaha video, gusa uyu munsi noneho nagarutse. Tubazo nari mfite narangije kudutunganya, uyu munsi nagarutse ngiye kujya mba video uko bikwiye kabisa. Urabona na Facebook ushobora kubikora, n'izindi application zose uzi ucatiraho cyane, umaraho umwanya munini, wajyaho ukabikora. Reka noneho tubikore no kuri TikTok turebe. Oke, urabona urayikandaho nk'ibisanzwe, uze kuri screen time, uze uyikandeho hano, uraza uyikandeho. Urabona gutya noneho hano ukuntu TikTok setinze gutya, dushobora kuyikoresha amasaha 24, ariko dushyizemo gutya 0 ntabwo twemerewe kuyikoresha. Kuriya dushyizemo 0 ntabwo twemerewe kuyikoresha. Nizere ko iyi video igufashije.